Ntabwo mwabonye mugenzi we Vestine. You didn't see Vestine today? Yari afite intege nkeya. She was too weak. Bagiye kwa muganga kureba ko ameze neza. Ntabwo ukoresheje ijambo rya nyaryo, ukoresheje ijambo ry'igitutsi nubwo riba rijya gusobanura kimwe n'irya nyaryo. Uyu mudamu gutwita urura rugo rwa Vestine na Idrissa ko atarubamo, uwamubaza ko Vestine yigunze yabibona. Habaho n'abarozi rega ushobora no kumuhemukira. Oya, kurya ashobora kuba baramuroza se. Bamuroga. Slim Jesus. Banze kuyigira. Tubibutse ko dufite inzu nyinshi zitandukanye harimo n'iyi ngiyi. Yego. Erekano mbega Saraba ku kibuga cy'Imusi, kibuga cy'indege, umuhanda wa kaburimbo ufite ibyumba 5, toilette enye, irageretse icyumba cyo hejuru nko mubibona, ni nshyashya. Yego. Ifiteho n'amazi ashyushye, ifitemo n'ibikoresho bishyashya uyifuzanya n'ibikoresho. Ariko kandi nabwo wishaka nta bikoresho nabwo urabyemerewe. Waduhamaga kuri 078 8 3 5 9 6 9 cyangwa kuri 078 200 71 5 Rero uyu munsi rero uraza kwihangana tugiye kwinjira mu nkuru y'akababaro. Ni inkuru ibabaje cyane aho uwo bita Vestine ngo yageze iriya ngagahura n'uburwayi bukomeye. Sinzi niba ako kavideo warakabonye. Narakabonye. Ariko nibisanzwe nose umuntu ntarwara niwe wa mbere waburwaye. Ni ibintu byakabaye abantu babyuriraho nkabona bakuruyemo ibindi bintu ntazi byari byo batazi. Buriya amakuru atatanzwe na muganga kubijyanye n'ubuzima bwa muntu. Kubisesengura none ukinjira mu buzima navuga ko ari bwite ubuzima bw'umuntu. Yego. Jewe mbyita amakosa kuko Vestine kuva yashaka turabona ahantu yicaye atubwire yuko ngo yasamye atwite. Ibyo bintu nta makuru ari sensitive ku buzima bw'umuntu. Yego. Nyirubwita atabyivugiye aba afite impamvu yahisha ayo makuru kuko ni n'uburenganzira bwe. Yego. Guhisha amakuru kutwite ku bantu bemera Imana banemera ko hari n'izindi mbaraga zishobora kurwanya umugisha wawe. Yego. Ibyo ni ibintu umuntu akora ushobora kumutangira amakuru ugasanga ni ikibazo. Nko kuba wavuga uti njyewe nihishiye ikintu hariya wowe uragiye kukigaragaza nabigutumye. Wapi? Ni amakosa. Kuki yaba yarahishe ko atwite? Ni impamvu ze bwite. Erega buriya mwisi ntabwo ari buri mugisha wose tuba dutegetswe kugaragaza kuko umugisha w'umuntu urarwanya. Yego. Hari ibintu utahishe nk'ubukwe bwe ntiyari bubuhishe, sibyo? Kuko yarakeneye abantu babutaha, yarakeneye abantu babuzamo, yarakeneye abantu ko bamenya nyine. Ariko inda ye niye niwe uzayitwita nawe uzayibyara, ntabwo akeneye abantu bamufasha kuyitwita. Ni impamvu tugomba ubwo busobanuro ko atwite, sibyo? Kuko habaho n'abarozi rega ushobora no kumuhemukira. Oya, kurya ashobora kuba baramuroza se. Bamuroga. Ese n'ubwa mbere wumvishe umuntu ngo bamurogeye ngo kunda nibyo. Hari abatabyizera gutyo. Kuryo ariko kuba byizera gutyo hari n'ababihisha kubera iyo mpamvu. Ibyo hari amakuru abantu baba batagombwa kuko none se gutwita k'umuntu inda umuntu yitwita barumwe. Ntabwo akenera abantu bamufasha gutwita. Kucyo tugomba ibyo bintu se. Arabitubwira ngo se ngo tumufashe hiki. Nta n'impamvu. None se kubera iki tujya kumusesengura ayo makuru we yagize ubwiru tukajya kuyazana imihanda. None se iyo wumvishe kano ka video abantu baravuga ukuntu Irene bavuga nubundi butazayihisha ibyo mvuga ariko ibizagaragara. Hari n'abantu batwita ariko akarinda byara. Atabimenye rwose. Use nk'ukinamo gatoya na Vestine. You didn't see Vestine today? Yari afite intege nkeya. She was too weak. Bagiye kwa muganga kureba ko ameze neza. Okay. Ngo yari afite intege nkeya. Bari bagiye kureba kwa muganga kureba ko neza umuntu wese ufite intege nke abatwite. Ni n'umugisha gutwita twanabyishimira pe. Ariko se bibaye ari n'ukuri ayo makuru ubwe nyirubwita akaba yarayahishe umusitari kuko ubundi abasitari benshi hari igihe ayo makuru ahita yitangariza. Sibyo? Hari n'abahitamo kuyahisha ku mpamvu zabo bwite. Kuki twebwe tujya kuyabavugira? Abantu barimo baraza bakabihuza. Vestine ni umuntu yego ufite umubiri kandi umubiri urwara.
umubiri unananirwa ngewe nanavuga ko ashobora kuba yarananijwe rega rwa rugendo n'urugendo rurerure n'urugendo rurerure uzi ko ari amasaha 28 arenga kuki bitananije Dorcas none se abantu bananirwa kimwe abantu bateye kimwe ntabwo bateye kimwe ikindi biranashoboka yenda ko wa mugani Imana yaba yaratanze umugisha abo bantu ntabwo bagira ingaruka z'urugendo zimwe sibyo ikindi hari n'abantu umuntu ashobora kugira kunanizwa n'urugendo undi ntananizwe n'urugendo kuba yagize imbaraga nkeya akajya kwa muganga ntabwo bituma dukonfirima ko arwaye ko atwite harabona abonye bahise batangira no kuvuga ko ngo inda yavuyemo hari abari kuvuga ngo inda yamaze kuvamo icyo kintu nakibonye ubwo babura nanyica ngo inda yavuyemo ese we ni ibintu muba mwifuriza abantu ko bibabaho cyangwa njya nibaza nk'aya makuru baba bayakuye ati ngo inda yavuyemo akigera muri Canada uhise wemeza ko atwite uri muganga uhita unemeza ko n'iyo nda yavuyemo none se tuvugishije ukuri inda y'umuntu nimba inarimo urayikuriramo iki niwe wayishyizemo bati uyu Vestina ngo yabanaga no kwigunga ngo ukabije ngo niyo mpamvu ngo ashobora no kuzahungira muri Canada ngo akagumayo ariko nanone uko kwigunga ngo kabije se bitewe nuko ngo umugabo ngo yamufashe nabi ari mpamvu bavuga ngo nago yishima ibyo biba byarenze kuba gutangaza amakuru biba byatangiye gusebanya ndetse urumva atari icyasha icyo ngicyo icyo ni icyasha uri kwambika umugabo w'umuntu none se Vestina yigize ajya hariya ku karubanda aratwibwira tubumfashwe nabi ndahohoterwa rwose mbayeho nabi ndigunze ariko yavuze ko azakwita muri umunani nashaka nari muto ibyo bishobora guterwa n'impamvu nyinshi none se bisobanura yuko yenda birashoboka ko yabivuze avuga ati njye nashatse ndi muto yenda sinenjoye inzu ubukumi bwanjye we ntuzashaka uri muto ubanze nawe wenjoye ngo ubukumi bwawe izo ni impamvu nyinshi ariko ntibivuga yuko ko yaravuze kuriya ko afite urugo rubi oya urabona uyu Irene nakosa yakoze ko yajyana aba bana bakaba batangiye kurwarira mu gihugu kitari ikiwabo irihe kosa se kandi bari mu kazi Irene nta kosa afite muri ibi bintu ahubwo ni umuntu w'umugabo ari guteza intambwe aba bana ari kubashyira nyine ku rwego rumwe bakuvana ku rwego rumwe bashyira ku rundi rwego uvuga ngo bari gukora umuziki wabo uri international sibyo ntabwo bikiri roko byaba international ntabwo bagikoreye ibitaramo biri lokale byabaye international uwo mugisha nta muntu utawifuza pe rwose Irene hano indabyo ze muzimushye yakoze igikorwa cy'abagabo kandi ntugire ngo kugira ngo biriya bintu abigereho ntaba yarakoze diru nyinshi abarakoze diru nyinshi none se abahanzi benshi bajya muri Canada cyangwa n'ahandi hari abahanzi benshi hano mu gihugu benshi banabyifuza batarabibona bangahe se bajyayo nibo baririmba gospel gusa none se ko cyo aribo bagiyeyo bivuga ngo ari amahirwe ntago ari abaya buri umwe Irene afiteyo n'umugore reka nk'uko babivuga uravuze ngo umugore niwe wakoze umuti kandi aranamaze umugore washaka Irene ni gute atashobora kuzana bariya abana none se nyine si diri y'umuryango yego hanyuma rero iyo ubonye abantu rero ibintu nk'ibi ngibi barimo baraza ukabona barimo baraharanira urabona uyu mwana aracyari mutoya ariko bakamuhoza ku mbuga nkoranyambaga nabonye n'amafoto yatangiye gukorwa ari kubyara we ntabwo akiri mutoya uriya n'umugore ni umugore ukuze umuntu washatse se aracyari umwana yenda nka muri umuntu we navuga ko ari umwana kuko hari ibintu by'abantu bakura atazi ariko iyo yarakuze asigaye yambara ubusa arara yambaye ubusa Dorcas we ntabwo abwambara yambara bwambara se urumva imbeho itamwica uyu nguyu impamvu abwambara nuko imbeho itamwica afite uwamworosa yiyorosoye none se Dorcas niyorosora aroswa nande niyo mpamvu agomba kwambara ariko uyu azi ko hari umuntu umureberera nubwo kuvurori yava yego bedi kava ati nta kibazo hari uri hafi agomba gucunga kongera korosa agasubizaho cyangwa nawe akamworosesha umubiri we ubwo rero ntabwo akiri umwana sibyo kuko yamajije kumenya amakuru y'abantu bakuru hari ibyumba yinjiyemo by'abantu bakuru rero
njyewe numva bitakabaye ngombwa ko tumuvugiriza induru. Ese umuntu azagira ibyishimo tuvuze induru? Nagira cyane ikintu abantu bakunda. Umuntu azagira ibyago tuvuze induru, nagira n'umugisha tuvuze induru. None se ubwo tuzatandukanyiriza ikiza n'ikibi? bati mwe ndayiri muhitanye nibyo bari kwivugira. Yabahitanye bo cyangwa igahitana bene wabo. Ibyo bintu muri kuraga Vestina murarebye mubona ko ari byo yaremewe. Ugiye noneho ubu ndumva nanarakaye. Uyu mudamu muramushaka hiki? Uyu mudamu gutwita nimba natwite arabyemerewe kuko afite n'umuntu afite indi byara urumva. Ikindi afite n'umugabo uri bari legal married, sibyo? Simvuze yuko ababyara batari legal married batabyemerewe, oya. Mvuze yuko we afite impamvu nyinshi zatuma ataterwa ipfunwe no kuba yatwita, sibyo? Kubera iki murimo mu mwirukanka inyuma mubonye ntibihagije? Iyo baza kuvuga ataratwite bakarekeraho gusa ntacyo byari kuba bitwaye, ariko batangiye no kuyivanamo ngo yavuyemo. Ayo makuru mwayahawe nande? Ninde muganga wemeje yuko Vestina agize icyo kibazo? Hari no wanditse ati ngo babarugiye mu cyayi, hari umugore ngo wabaroze. Ubwo umuntu abifiteho amakuru bamukurikirane. Ariko hari ibintu ushaka mujya muvuga mukagira ngo muri guteta cyangwa ngo muri kutwika. Ugira ngo bibaye koko kwa muganga agapima akabona yanyweye ibintu biri toxic. Umuntu watangaje ayo makuru aba agomba kuvuga aho yabikuye, kuko aba afite amakuru, aba agomba no kwerekana ubwo burozi wabutanze uwo ari we, kuko aba afiteho amakuru. None se ni gute ushaka kuvuga ikintu kigahura na muganga? Abafite ahantu babikuye kandi ibyo bintu bitaratangazwa ngo tuvuge ngo wabyumvishe babivuga, sibyo? Ese ibintu byatangajwe mu makuru. Emile natangaje yigize avuga ko yarozwe, yatangaje ko yigize avuga ko atwite, ariyo mpamvu ataje mu ntuza. Hari impamvu yagaragaje? Yavuze gusa ko atameze neza. Kuki atagaragaje iyo mpamvu rero? Nuko ntayihari. Nese umuntu nawe ntayazi. Yavuze ko ngo ari kwa muganga arebe yuko amererwa neza. None se nimba Irene nawe nta makuru afite ajye gutangaza ibihuha? Siko ibyo ari gutangaza ibihuha? Ariko no gutangaza ibihuha ni ibihuha. Igihe utazi impamvu umuntu atameze neza, garukiraho. Urajya gusesengura ibindi utari kumwe n'uwo muntu, atanakubwira ngo ndababara abasi ngo uvuge uti impamvu yo kutamera neza. Ari kuvuga ko ababara n'umutwe, ari kuvuga ko burya n'amaguru ari kumurya, ari kuvuga ko no mu mugongo harimo ikibazo, ari kumva umusonga. Uwo muntu ni muri kumwe ngo baguhaye ibimenyetso by'uburyo ari kwiyumvamo, ngo bari byo uhera utubwira ibyo bintu. Urayo makuru uri gutangaza uyakuye? Uyu mugabo, hari umugabo wita Bosco Empire uri muraza akavuga amakuru ariko kwa updating abantu ku makuru ajyanye na Vestina. Uyu mugabo urabona ari wo kurwanywa cyangwa tumushime kuba abyibuza arimo araza akereka abakunzi ba Vestina na Dorcas ko Vestina arwaye atamerewe neza kugira ngo babe bamusengera. Aho ngaho ndi netre kuko sinzi aho amakuru ari kuyakura. Birashoboka ko afite umu agent kuma ayo makuru. Wabigiraho ikibazo aramutse yumva bangamiwe ni ba nyir'ubwite. Avuga ati wowe uri kudutangazaho amakuru y'ibihuha, uratubwira uwayaguhaye, n'uwakubwiye kudutangazaho amakuru y'ibihuha, bakaba aribo bamukurikirana muri ubwo buryo. Ariko se jyewe ndajya kumucira urubanza ndinde? Mbwiwe n'icyo aba yakuye amakuru, mbwiwe n'iki nimba byo uvuga ari ukuri cyangwa atari ukuri. Gusa nawe nimba azi ko ari ukuri, so update ntacyo zitwaye kuko ndumva kutangaza amakuru y'umusitari si ikibazo rwose. Ariko nimba azi ko nta ntuza afite, araryari menge kuko ibintu bibiri sensitive. Ushaka kumukoraho cyane rwose. Kuvuga ngo umuntu ngo ndayiwe yavuyemo, ngo kandi ngo impamvu yavuyemo ngo umugabo we ngo abangamira cyane uriya mugore, utangiye kuzana false accusation mu ntuza mu buzima bw'abantu. Icyo ni icyaha. Buretse gato, false accusation ni icyaha gihanwa n'amategeko gikomeye. Ntabwo bizi se? Ubu njaga gushinja ngo wenga uri umurozi wandoze, singushinja ibinyoma. Cyo ni icyaha, ngukoreye icyaha. None se ubwo urura rugo rwa Vestina na Idrissa ko atarubamo, uwamubaza ko Vestina yigunze yabibona? Yabibona ibimenyetso? Ntabwo yabibona.
wamubaza ko Idrissa abangamira Vestina yone ibimenyetso atari ko ngo ntabwo aramenyera ibintu ngo byo kugira sinzi ibintu yavuze ngo bijye kupomora ngahibaza ngo niyo mpamvu ngo rwose ngo rugo rwamutonze ngahibaza abantu rero bakibaza bati rero uyu mwana w'umukobwa ari ntangereka nkubaze abantu bari kuvuga ngo ikibazo impamvu uyu Vestina ari kurwaragurika kandi ndabizi wenda ufite icyo ubiziho ng'umuntu umukobwa usamye bwa mbere nyine ngo inda ngo iramugaruka cyane sindi buze guhakana ko yaba yenda bitaraciyemo Imana yaratanze umugisha ni na byiza ariko se kuki turi guhita dushaka ko ngo yanavuyemo bari kuvuga ngo inda iri kumugaruka kuko nyine ni ubwa mbere asama n'ubundi umuntu urwaragurika cyane w'igitsina gore ubundi ikintu cya mbere niyo ugiye kwa muganga bahita bakubaza ngo uheruka imihango ryari yego icyo kintu nayo makuru babanza kukubaza bagendeye ku bimenyetso bahaye birimo kuruka gucika intege kugira isereri ibintu nk'ibyo ngibyo kandi muri ibi bimenyetso mvuze hano haruguru n'ibindi nkabyo ntabwo twabonye nta naho twumvishe bavuga ko Vestina bifite ikimenyetso cyo gucika intege warakibonye ariko icyo ntigihagije icyo ntabwo gihagije ko umuntu ataryama kabisa icyo ntabwo gihagije gucika intege rega buri urugendo rwo mu ndege ruravuna kandi ntekereza ko ahantu bakoze urugendo rurerure rwa rugendo ni rurerure kandi ku muntu utamenyereye ikirere nimvuga ko utamenyera ikirere ni uko utamenyereye kugenda mu kirere nyine inshuro nyinshi yego birashoboka kimwe n'uko koko byaba byaraciyemo nyine kuko anatwite yego ariko tugarukirizaho bazongera twita kwe tubigarukirizaho twiza kongeramo utundi tuntu kuko kuba bavuga ko umuntu atwite ni umugisha nta n'icyaha kibirimo ariko kongera kujya kwemvanta ngo urabona ngo kubomorana ibintu byo kubomorana umugore n'umugabo bashakanye byemewe n'amategeko byemewe n'amategeko y'Imana mu idini babyemerewe bubaka urugo ntabwo babomorana ibyo bintu byo kubomorana mwazanye izo mvugo ntazi ndanazivuze numva ngize n'ubwoba ibyo bintu ni imvugo nyandagazi sibyo reka mpitse iyi ni imvugo nyandagazi udakwiye gukoresha kuri kapo nziza nka Vestina na Idrissa ubasebeje yego hako ubundi ibyo bintu harya babikuye byaturutse ibyo bigambo byaturutse kubo bita Nzovu na Yaka sinigize numva RIB ibuze ibyo bintu yabivuje muri Gens nuko bari babizanye umuvugizi wa RIB yagize abuze icyo kigambo yarakibujije ntabwo umugabo n'umugabo n'undi babomorana bubaka urugo ibyo bintu ngo bya igikorwa gitagatifu Imana yateyeho na kashe utangiye kugihindurira inyito urumva atari ugusebanya ni ugusebanya cyane ari umugabo uragomba gusaba imbabazi Vestina kuko ari kumuharabika cyane ndi hagati hano ndi netere wa muntu we nose nyir'ubwite nimba yumva ntacyo bimutwaye kuko ngo rero hari bimwe na bimwe umushyigikiyemo ninde uyu nguyu wenda uri kuvuga bya Vestina akavuga ibintu nk'ibyo bijyanye icyo mushyigikiye icyo namushyigikiramo ari nemeje icyo namushyigikiramo nimba ari gutanga update ziri accurate kandi zihura n'ibintu biririyo it's fine gutangaza amakuru y'umusitari atamusebya atamwandagaza nta kibazo ariko nimba ari gutangaza ibintu bitabayeho oya aho naho reka ko kantu nkongereho bishobora kuba ibyo bintu byaranabaye hari nabyo ukabitangaza mu mvugo nyandagazi nabyo ni icyaha sibyo ubusebeje uretse tuvuga urugero ubusanze ndi kurya ndi ku meza ndimo ndarya ugahita uhindura icyo gikorwa ndi gukora ukavuga ati rayira ari kwangatwa unyihangane kuba nkoresheje iryo jambo bisaba imbabazi si ntabwo ntukana ubwo ndi kubaha urugero tirayira ari kwangatwa ntunutse ndagututse sinakurega ndi kurya koko nta kibazo ariko ntabwo ukoresheje ijambo rya nyaryo ukoresheje ijambo ry'igitutsi nubwo riba rijya gusobanura kimwe n'irya nyaryo uranutse niyo mpamvu nkubwira ngo nimba ari no gusesengura ari gutanga amakuru ya nyayo nakoresha imvugo ziboneye bana imvugo nyandagazi nk'ibyo ngo kuboma biteye ubwoba hanyuma rero birananiye no kurirangiza iryo jambo birananiye mubazanye ngo kugira ngo bazajye babivuga mu rwego turireke pe ibaze
hanyuma rero ibi ariko byose kubomora ntabwo uzi ko ari ubundi kubomora kubomora ni ugusenya ni ugusenya sibyo Eh, none se ni ugusenya inzu ni nko gusenya ukoresheje ukoresheje ubugome. ikintu gusenya niko ukoresheje kubomora ubugome. sibyo Eh, none kubomora ubikuye mu nyito y'igikorwa gitagatifu nka kiriya ubundi kubomora ni ubishyize ugusenya none urimo urafata kubaka ukabyita gusenya mu buryo buri violent nabwo Eh. hey hello Ewe biteje inkeke niko bavuga Biteye n'isoni. biteye n'isoni wa mugani wawe so rero aba bana rero b'abakobwa yaba uyu Vestine ndetse na Dorcas bagiye mu minsi yashize ariko nanone abantu bari kuvuga bati uko byagenda kose ntabwo bazongera gusubira mu bindi bihugu ndetse nabwo bazongera gutumirwa nimba ushobora gutumira abantu babiri nk'uko watumira Dream Boys hakaza ngo Platini nyine aje kuririmba kandi wari watumiye abantu babiri abantu bishyuye kureba Vestine na Dorcas ariko ngo bari kubona Dorcas gusa Vestine we ngo yagiye ngo kwiryamira yagiye kuruhuka ntabwo agenda ngo akore no kubyarira ngo Canada ku mpamvu zumvikana z'uburwayi yego basobanuye numva icyo ngicyo atari cy'abafana bakabahoye kuko ni abantu bafite umubiri urwara yego kandi nawe ntabwo yishimiye kudakora igikorwa cyamujyanye yego sibyo ibyo ndumva ari ibintu tutakabaye tugira impamvu Yego. buri wese yakabaye anababariramo kuko nawe ntiyishimiye kuryama koko ibyo kuyaza kuba ashaka kuryama Yego. yari kuryama iyo ntekereza ko Idrissa afite uburiri bwiza burenze ubwo muri hoteli yo muri Canada sibyo kuko home is home your home is home is better sibyo Yeah. iwawe ni heza kuruta ahantu hose habaho Yeah. yari yaza kuba ashatse kuryama yari kuguma iwe agakomeza akaryama Yego. ntabwo yari kwirirwa anangiza n'ayo mafaranga agiye rero icyo kintu tukibababareho rwose munababohokere nimba arwaye ararwaye that's Yego. it mwikongeraho ibindi bintu ntabwo ari kwirirwa afata amafaranga ngo ayangize agiye iyo ngiyo mu bindi Exactly. bihugu ubwo ararwaye nyine kuki tudashaka kumva icyo kintu ariko ubundi none ngo abantu bati kuki atasigaye mu Rwanda nimba yararwaye none si indwara ubu indwara irabanza ikakwandikira ibaruwa ikakubwira ngo haro umunsi uyu n'uyu nzagusura ubwo nzaba ndi mu mubiri wawe Haro. indwara yarabanje iramwandikira imuha notification ko zamurwa Vestine ahaguruka ku kibuga cy'indege hari i Kanombe twabonaga ari muzima wako ntabwo like I said birashoboka ko ikirere cyamutonze akarwara agezeyo Ariko none se nanone- yari kurwara ageze agatabavuga ngo munsubizeyo karabaye sinkiririmbye mu kiganiro twakoranye hano wigeze kuvuga ngo ndabona asa nk'ugaragaza ibimenyetso runaka biriya bimenyetso rega ntabwo wese urabaye biriya bimenyetso ari ibyo nyabyo koko Imana yaratanze umugisha ibyo byo nta kibazo biriya Ariko si nyine urumva ko uburwayi agiye atarwaye. biriya ntabwo ari uburwayi hakaba hari undi muntu wigeze kuva mu Rwanda akajyana mu kindi gihugu arwaye nawe kandi ari umuhanzi bikarangira ahuriyeho n'ibibazo oya wowe wahagurukije umuntu arwaye akagenda Yego. ukoze amakosa wakwemera n'igitaramo ukagiposiponinga ntise uba umujyanye he kandi nyine arwaye aba ari bujye gukora iki se kereka ari ka karwara koroheje ubona n'ubundi katakubuza gukora Yego. inshingano zikujyanye turamutse dusanze Irene yaratwaye Vestine abizi ko arwaye akamutwara Zirene yabimenya ate ni umuganga arerekwa se ese umuntu yarwaye ntabwo abikubwira oya urwaye ate se kandi buriya se twe tumureba turetse gushyira umuriro kuri Irene twebwe tumureba ku kibuga cy'indege yari arwaye koko wabonaga atarwaye none se nyine ariko nanone ushobora kureba umuntu ku ifoto ukagira ngo ni muzima kandi atari muzima nkuko nabikubwiye ntago yerekwa kandi nimba atarabimubwiye ubwo nyine ntiyabimubwiye kandi ikindi umuntu ashobora kuba atari kwiyumva neza akumva ko yenda biri buze gushira none se ubu ngubu uburwaye gripe si indwara inakomeye rwose imenagura n'abantu ukaryama ukajya no mu bitaro uburwaye gripe ntabwo ubyuka ukajya ku kazi uhita uryama ukavuga ukandikira sobuja ngo urabona ngo narembye ngo ntabwo nza mu kazi hari indwara dukorana tugendana tuvugana kuko buri burye n'ubundi indwara itari buze kukubuza kurya indwara itari buze kugushyira ku gisasiro urumva iyo ndwara ntiyakuza gukora bitabujije yuko ishobora kwiyongera ku mpamvu runaka zitaguturutseho nawe utari unazi ibyo ni nabyo byabaye ahangaha rwose nta kibazo mu babohoke haba abakobwa
bakunda kubaririmbira rwose n'abana b'Imana banakora performance ubu se abantu babaririmbira bari i Kigali na Gisenyi ubu bareka kuririmba Canada ntabwo babireka ku butaka butagatifu wa mugani wanyu ntabwo rwose ya yego urumva rero turi no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu urumva tuba turi kugira ngo twapudetinge abantu urabona ko uwo bita Vestina bagiye ejo bundi baramarayo ukwezi kumwe nyuma y'ukwezi kumwe baragaruka mu Rwanda ariko nubwo abantu benshi bari kuvuga ati Vestina ashobora kuzaguma ngo akagaruka yabyaye ibintu byinshi aramutse abifitiye uburenganzira si ikibazo mu gifite yabatorotse ntabwo yabatorotse mvuze ngo aramutse abifitiye uburenganzira ubwo kuramuka ubifitiye uburenganzira yenda afite visa imwemerera kuguma icyo gihe cyose ku buryo asiga umugabo wese akaguma icyo gihe cyose umugabo babonye batarajyanye ntabwo bajyanye aramuherekeje gusa umugabo asigaye mu Rwanda yanamusangayo none se muri Canada ni mu bikoko si abantu nubwo atamusangayo yakwibaruka akagaruka amahoro abifitiye ubwo burenganzira nta kibazo kirimo byaba ikibazo aramutse abikoze muri ya system abandi babikozemo agatoroka bimwe bita ngo ni ugutoroka aho ni ikibazo kandi kuko none se ubu yabatoroka kuko yabuze iki kwa Idrissa kuko nyine yabuze cya kibazo yavugaga cy'uko ashatse akiri muto kiriya kibazo ntacyo yasobanuye twe kumuhimbira cyangwa akabona undi mugabo wo mu diaspora akabona undi mu diaspora uri tayari kabisa itunga ati reka mukwibagize ntabwo ari uko tumuzi umukobwa wacu so reka dusoze rero dusoreze ahangaha sinzi nimba hari ka advert twabatamo kamwe tubibutse yuko mwarimu Clement niwe mwarimu wenyine wafasha kubona uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga mu gihe gito cyane kandi udahenzwe ukora inshuro imwe permis provisoire hagati y'imisi 3 n'imisi 7 definitifu ukwezi kumwe ibyumweru 2 urakora kandi ibintu bikagenda neza cyane mwarimu Clement rero agira abanyeshuri benshi iyo wihuta ugerageza kwiyandikisha mu b'imbere kugira ngo utazatsindwa uyu mwarimu rero ukuntu yize ni n'umuhanga hari ukuntu agira gutya akakubwira ati numba utanafite amafaranga twende ndakwigisha uzanyishyura wabonye permis yawe arize rero muhamagara kuri 0788 483 cyangwa se umwandikire kuri WhatsApp wanamusanga akorera i Nyamirambo ku cyapa cya taxi zijya Kimisagara ndetse na Nyabugogo ubwo ni Nyamirambo Tapis Rouge munsi y'icyapa neza abahize kwa Clement banahazi kuri officier rwose naho ngaho ni munsi kiriya cyapa uko giteretse munsi yaho ngaho aho ngaho mukamusanga mukagirana deal waba ufite amafaranga ukamwishyura utafite nabwo mukagirana amasezerano byose biremewe so reka mushimire rero wakoze nawe